turongeye tubaha ikaze cyane kuri afrorecaps. Muri kumwe nanjye R.I.P nk'ibisanzwe. Ntago byoroshye, ntago bisanzwe. Ninyuma gatoya y'inkuru twari tumaze kubagezaho y'urupfu rwa Yvan Buravan. Muri aka kanya rero twongeye kwakira indi inkuru mbi mu by'ukuri, inkuru y'incamugongo, inkuru y'akababaro ku bantu mwagiye mukunda gasobanuye mu myaka yo hambere, uzwi ku izina rya Yanga. Ndagira ngo mbamenyeshe ko muri aka kanya yamaze kuva mu mwuka w'abazima. Ndabizi mwamukunze muri benshi, ingeri zitandukanye, abana, abagabo, abagore, abasore n'abakecuru. Mwaramukunze cyane mu myaka yo hambere. Yanga ubu muri aka kanya rero yamaze kwitaba Imana. Turaje tubive imuzi n'imuzingo, turebe icyaba cyishe inyuma y'urupfu rw'uyu mugabo Yanga mwakunze muri benshi. Ni mu itangazo ryagiye hagaragara kuri uyu munsi ku itariki 17 z'ukwezi kwa munane mu mwaka wa 2022. Turebye ku rubuga rwa murumuna wiwe Junior Giti, nawe usobanura filime muramuzi hano mu Rwanda, yanditse ati "Rest in peace big brother, to me you are the dad I have always believed in and looked up in every situation, my inspiration and my mentor." Ruhukira mu mahoro. Uyu rero ni murumuna wiwe bavukana, yanditse ubutumwa agira ati "Uruhukire mu mahoro muvandimwe wanjye, nahoraga nizerera muri wowe cyangwa se nkureberaho, rero ugira uruhuko ridashira, uruhuke mu mahoro." Uyu Yanga rero dukiyemo muri make mu bivugwa mu cyaba cyahitanye uyu mugabo mwakunze muri benshi. Ni mu mwaka 2019 byavuzwe ko Yanga yarembye cyane ndetse arwaye uburwayi bwa kanseri, aho yagiye mu bihugu byinshi bitandukanye kwivuza, Nairobi, South Africa n'ahandi henshi, yivuza uburwayi. Nyuma gato rero mu mwaka wa 2022 uyu mugabo Yanga yaje kwitangariza ku giti cye ko yakize ubu burwayi bwa kanseri. Ni mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Umurungisabe usanzwe ukorera ikinyamakuru cyitwa Isim TV gikorerwa hano mu Rwanda. Yanga yaje kumutangariza ko yaje gukira ubu burwayi bwa kanseri, ndetse anashimira Imana cyane, avuga ko nta kabuza Imana ariyo yamukijije ubu burwayi bukunze guhitana abantu benshi. Nyuma y'ikiganiro rero uyu mugabo Yanga byari bigoye cyane kumenya amakuru yiwe, cyangwa se kumenya ese koko nyuma yo gukira ubu burwayi ariyumva gute, ese arumva nta izindi nkurikizi. Byari bigoye kuko ntago yajyaga mu itangazamakuru cyane. Abantu benshi rero nyuma yo kumva uru rupfu rwiwe bidashidikanywaho bavuze yuko Yanga yabahitanywe n'ubu burwayi bwa kanseri. Tugikomeza gukora ubushakashatsi ku buryo tugiye tumenya andi makuru ku byinshi nyuma y'urupfu, twabibatangariza mu masaha ari imbere. Uyu mugabo rero nuko nabibabwiye yarakunzwe cyane n'ingeri zose, byatumye rero ibyamamare byinshi hano mu Rwanda byagize icyo bivuga ku rupfu rw'uyu mugabo, ari nabyo tugira ngo tubanyuriremo, tunyuzemo amaso gakeya ku byamamare byagiye bigira icyo bitangaza ku rupfu rw'uyu mugabo. Uyu bamwita Umurungisabe, ni umunyamakuru usanzwe ukorera ikinyamakuru Isim TV. Ati R.I.P inshuti yanjye Tom, gupfa turabitinya ariko twagakwiye kwiga no kwitoza hakiri kare kuzapfira mu Mana, kurusha kubaka amazina no kwigira ibitangaza. Tuzagusangayo tu. Uyu bamwita MC Nario. Ati umuntu najya postinga ajya yibuka no kwamamaza Imana, kuko
niyo iduha kwamamara. Nyabuneka abantu b'Imana mubatizwe kandi mujye mukora medical check y'ubuzima bwanyu, tumenye uko duhagaze. Ni ibyamamare byinshi byagiye bigira icyo bitangaza kuri uru rupfu rw'uyu mugabo iyo mwita Peter. Ati what a day, rest in peace legend Yanga, waduhaye ibyishimo bisesuye mu kazi kawe, we will always cherish that. Junior Giti, be strong, your brother is surely in heaven. Uyu bamwita Loki Kimomo, nawe usanga asobanura filime mu Kinyarwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ati iyo hatabaho Yanga na Loki usobanura mwari kuzabona, nari kuba ndi mu bindi wenda nabyo bimeze neza cyangwa se bimeze nabi. Gusa muvandimwe, ibyo wambwiye mu nshuro twaganiriye, wagarutse cyane ku muryango entre parenthèse family. Ati niwo gusa wagarukagaho, warawukundaga pe. Ati Junior Giti Sankara, twihangane umuvandimwe wacu agiye mu ijuru. Undi wagize icyo avuga ku rupfu rw'uyu mugabo bamwita Jalek, imfura yacu. Ati mbega umunsi mubi ku myidagaduro y'u Rwanda, Imana ikwakire mu bayo Yanga, wadukundishije izi filme basi, uradusetsa uradushimisha, Imana igutuza heza, rest in peace Yanga. Pole sana Junior Giti n'umuryango wose. Bamwita Irene Murindahabi. Ati nyuma ya Buravan na Yanga, mukuru wa Junior Giti aragiye, mbega umunsi mubi, rest in peace brother. Uyu bamwita Aline Gahongayire cyangwa se Aga Love. Ati ruhukira mu mwami, ndashima ko yaguteguye, warakoze, rest in peace presence of God, friend mbare gato. Ati rest in the presence of God, friend of Jesus Yanga, Imana ibakomeze umuryango Junior Giti, Rwanda impore. N'abastari benshi bagize icyo batangaza ku rupfu rw'uyu mugabo Yanga, cyane ko yakunzwe kera cyane mu myaka yo hambere. Navuga ngo n'ibintu by'imyidagaduro bitaragera kure hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni benshi rero, ni benshi. Natwe rero nka afrorecaps reka dusoreze ahangaha, twihanganisha umuryango, inshuti n'abakunzi ba Yanga, tubabwira ngo mukomeze kwihangana, twifatanyije namwe muri aka kababaro. Iyi ni afrorecaps, yari R.I.P. Bye bye, ciao ciao.